Reka nongere mfate umwanya mbashimire kandi mbaha ikaze mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu Inshoza y'umuco. Ni iby'igiciro kugira umuryango w'abantu barenga 1000. Ndabashimiye cyane kuko tumaze kurenga abantu 1200 mu muryango wacu w'Inshoza y'umuco. Nawe waba ufunga ikiganiro ari ubwa mbere ukande muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe maze winjire mu muryango wacu w'Inshoza y'umuco, tujye tubana umunsi kundi mu biganiro dukora. Baha ikaze rero mu kiganiro Inshoza y'umuco cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe bimwe mu byasohotse mu bitangazamakuru binyuranye, aho umugabo witwa Paul Rusesabagina yongeye kugaragara mu itangazamakuru yivuga ibigwi n'ubutwari mu kuba yararokoye abantu mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu Rwanda mu 1994, aho yari umwe mu bayobozi ba Hotel de Mille Collines mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo Rusesabagina ni umugabo wakiriye impapuro zo kumuta muri yombi zatanzwe n'ikigo gishinzwe iperereza mu Rwanda RIB mu 2018, aho yakekwagaho gufatanya n'inyeshyamba zahungabanyaga umutekano w'u Rwanda mu 2018. Akaba arakekwagaho kuba ari we washinze uwo mutwe ndetse akawubera n'umuterankunga ukomeye. Numwe rero mu bari bagize iyo mitwe y'iterabwoba ya MRCD na PDR Humure yakoreraga ahantu hatandukanye mu karere ndetse no mu mahanga. RIB yagaragaje ko hasuzumwe rero icyemezo mpuzamahanga cyo guta muri yombi Rusesabagina ndetse na bamwe mu bayobozi b'iyo mitwe yakoraga ubwicanyi ahantu hatandukanye. Ngira ngo abantu bajya bakurikirana nk'ubwicanyi bwagiye bubera za Nyabimata, mu ishyamba rya Nyungwe ndetse n'ahandi hagendaga habera ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Paul Rusesabagina igihe cyageze aza no gufatwa, arafungwa, arongera ararekurwa. Nyuma yo kurekurwa ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko afatwa nk'umuturage utuye mu Bubiligi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rusesabagina yavuze amagambo menshi avuga yuko yakorewe iyicarubozo, avuga byinshi ndetse avuga yuko yarekuwe bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitaravuzweho rumwe n'abantu benshi. Paul Rusesabagina rero wivuga ibigwi n'ubutwari, hari abantu benshi bagiye bavuguruza ubutwari yivuga, barimo nk'umuganga Dr Odette Nyiramirimo wagiye atanga ubuhamya avuga yuko ibyo Rusesabagina avuga ahubwo harimo ibyo yagendaga akora birimo iterabwoba ry'abari barahungiye muri Hotel de Mille Collines, ariko ibyo ntibivugwaho rumwe ko afite n'abandi nanone bamushyigikiye ubwo yakoraga ya filime mbara nkuru yitwa Hotel Rwanda, iyo yigeze no guhabwa ibihembo bitandukanye. Paul Rusesabagina mu gihe tugisoza icyumweru cyo kwibuka nyuma y'iminsi mikeya gusa, yongeye guhabwa umwanya ku bitangazamakuru mpuzamahanga maze yidoga yivuga ubutwari. Ariko hari ijambo yavuze ngira ngo tuze gukurikira, ndashaka kuza gushyiramo ijwi rye bwite, ibyo yavugiye kuri radio Ijwi rya Amerika, avuga uburyo ibyo yakoze. Ngira ngo amagambo yakoresheje usesenguye neza harimo ipfobya. Ngira ngo tugomba kwibaza kubera iki bitangazamakuru mpuzamahanga bikomeza guha urubuga abantu bagaragara nk'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ese inyungu baba bifitemo nizi? Ukurikiye ijambo yavuze kuri radio Ijwi rya Amerika rigaragara ko harimo ipfobya, kubera yuko ngira ngo reka mbanze nshyireho ijwi rye aganira na radio Ijwi rya Amerika, aho yari yagiranye ikiganiro na Nshimiyimana wo kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu kwezi kwa kane mwaka w'1994 mu Rwanda, Hotel de Mille Collines y'i Kigali yakiriye abantu bayihungiyemo bagera ku 1200. Muri icyo gihe Hotel de Mille Collines yayoborwaga na Paul Rusesabagina. Mu rwego rwo gusubiza amaso inyuma mu myaka 30 ishize jenoside ibaye mu Rwanda, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yamubajije uko byari bimeze. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane nari maze iminsi 6 gusa ngeze i Kigali mvuye mu nama y'Urayi n'umugore wanjye n'umwana wacu mutoya, umuhungu wacu mutoya, ndetse aho kujya kuri hoteli nk'uko ariho twari twarahungiye ndamo kugira indege rero bayirasa. Nari ndimo gusangira na muramu wanjye Thomas na Fidensi umugore we n'umudamu wanjye rero wari utashoboye kudusanga gusangire natwe muri uwo mugoroba.
we yatashye kare, yumvise rero za misile zisekura ya ndege ya Habyarimana ziyitwika, noneho yumvise ziyisekura kuko twari dutuye hafi ya Kanombe. Umudamu yahise ako kanya afata telefone arambwira ati Rusesabagina nagira ngo nkubwire ngo utahe kandi aka kanya, kuko ikintu numvise ntabwo nigera kumva mu mibereho yanjye, nyabuneka nimutahe. Ako kanya narahagurutse na muramu wanjye n'umugore we nabo barahaguruka, ubwo turataha dusezeranaho, ndababwira ati bashahu nimugende tuzabona ejo. Ntabwo mu kubabwira ngo tuzabona ejo, ntabwo nari nigeze na rimwe ntekereza yuko ubwo ngubwo ari bwo bwa nyuma mbonanye na Thomas ndetse na Fidensi muramu wanjye n'umudamu we. Ntabwo nigeze n'imashina yuko ari uko abantu bazatandukana. Bagiye inzira yabo, bahise babica ako kanya, nanjye ndataha ndakuba iwanjye bigoye. None se muri hoteli Mille-Collines wahageze ryari, ni ryari wahawe ubuyobozi bwo kwiyobora? Mbere y'ibyabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 muri 1994, ntabwo burya nari ngiri directeur wa Mille-Collines, ahubwo nari directeur wa diplomate, kuko nari ari Mille-Collines na diplomate zombi zari ziyobowe sosiyete yitwaga Société Internationale de Gestion, ariyo twakoreragamo y'isosiyete y'Imbirigi. Ubwo rero iyo niyo yajeraga mu hoteli yombi, nari ndi muri diplomate. Noneho rero guverinoma ya mbere bayishyizeho niyo yohereje abasirikare baza kunyevakura, baza kumvana iwanjye kugira ngo bazane kuri diplomate, kuko guverinoma yari yahisemo gufata diplomate. Ubwo hari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4. ubwo rero banzanye ngeze kuri diplomate ndaza mpamara isatu mu gitondo cya kare cyo ku itariki ya 12 nibwo nanone kumvise amasasu y'abisana misire birimo bisekura hirya no hino ndetse binasaka muri hoteli ya diplomate. ubwo ako kanya guverinoma yahise ikora urugendo iva i Kigali ihitamo kujya gukorera igitaramo. nibwo rero ako kanya numvikanye n'abayobozi banjye muri icyo gitondo, twumvikana yuko mva muri diplomate nkajya kuba muri Mille-Collines y'amasaha 24, kuko niho nari ngenewe. Directeur wa Mille-Collines yari yagiye, yari umuzungu, yagiye yari yarayavuze yagiye Burayi. nanjye rero byo directeur w'umwirabura jyenyine mfitamo kuza kuyobora amahoteli yombi ya sosiyete yacu ndi baze muri Mille-Collines, ari naho twari dukenewe cyane kuko niho twari dufite abantu benshi cyane bashobora kuba baharenganira, bashobora kuba bagirwa nabi. ko nasubiyeyo. Wagizwe intwari kubera abantu bivugwa ko barukukiye muri Hotel de Mille-Collines wayoboraga, ariko hari bamwe batabibona uko nkuko bivugwa. Ubwo butwari bwawe bakabukemanga barimo n'abategetsi bamwe b'u Rwanda. Ibyo bikuvugwaho ubivugaho iki? Ibyo ngibyo ntabwo bintungura cyane, nkuko wa mwana yaririmbye agira ati wowe uzagire neza wikomereze, kuko ari neza ibyo umuntu yakoze byose, ari neza ari nabi byose azahurira nabyo imbere. kandi igihe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose, ntabwo ari abahutu abatutsi, nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye, narabimugiriye. nabo rero hari nabo numvise avuga ngo kuba baramfashe uwo Nodeta, Dr Odeta Nyiramirimo, avuga ngo kuba baramfashe ngo byaramushimishije. umuntu navanye ikuzimu bamaze kwica mukuru we Venantia, babiciye muri Nyabarongo barimo bahunga, bakaza bakibona imuhira batagira icyo kurya, batagira n'amazi yo kunywa, n'ukuntu na efforts zakozwe zose kugira ngo bavanwe iwabo we n'umugabo we n'abana bane, bari bafite abana batatu n'undi badopse, kubazana tukabageza muri Mille-Collines mu buryo buruhije. n'abantu baravuga mu Kinyarwanda ngugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana, kandi ineza yose ntabwo muzahurira imbere, ntabwo uzayiturwa n'uwo yayigiriye.
yewe abo ngabo ndabihorera. Paul Rusesabagina, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ukaba n'umunyapolitiki, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane bwana Venuste. ngira ngo radiyo imwe mu zakomeje zigaragaza uruhare mu guha umwanya abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi, bavuga yuko n'ubwicanyi bwabayeho, ni intambara, abantu bararwanye, bikagaragara ko hari abantu baba bihishe inyuma y'uyu mugambi. Rimwe na rimwe iyo abanyarwanda bahawe umwanya muri bitangazamakuru usanga bahabwa iminota nk'ibiri cyangwa se ntibahabwe umwanya uhagije, ariko ugasanga abapfobya n'abahakana bo bafite umwanya uhagije muri bino bitangazamakuru, bigaragaza yuko hari ikintu kinini kiba kibyihishe inyuma. Uyu Nshimiyimana ni umwe mu bakoze ibiganiro bikomeye ubwo yakoraga kuri radio BBC nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, nawe akaba yarahaga abantu benshi bagize uruhare muri jenoside umwanya ku gitangazamakuru cya BBC yakoreraga nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo yahindurirwaga rero imirimo akajya gukora kuri radio Ijwi ry'Amerika, nabwo bigaragara yuko umugambi ukiri wa wundi, kuko akomeza gukora ibiganiro bifite aho bihuriye n'u Rwanda, bifite aho bihuriye n'ubuzima bw'abanyarwanda, ubuzima bw'igihugu, akabiha amazina meza cyane, ariko rimwe na rimwe bakumva ibivugirwamo ukumva hari igihe hazamo ikintu cy'ipfobya kandi rigambiriwe. Mu kiganiro rero yagiranye na Paul Rusesabagina, nawe ntabwo nzi niba ibyo baba bavuga ari byo baba bategetswe kuvuga cyangwa ari bibarimo, ko Rusesabagina ubwo yavuze ngo ibyo nakoze sinabikoreraga abatutsi, nabikoreraga n'abahutu n'abandi muri rusange. Bivuze ngo iyo tuvuze ko kiriya gihe hari jenoside yakorewe abatutsi yari yarateguye, yari imishyirwa mu bikorwa, hari ababifata nk'aho atari byo, ahubwo ari imirwano yabaga, ari imvururu zabaga, ari ubwicanyi abantu barwanaga. Izo mvugo zigaragaza rero burya ipfobya, iyo usesenguye abaziri inyuma bo bafite icyo bakoze, kuko ukurikiye iki kiganiro cyangwa se uburyo yaganiriye na radio Ijwi ry'Amerika bakamuha umwanya akavuga, byumvikana neza ko mu magambo yakoresheje harimo ikintu cy'ipfobya. Aha rero Rusesabagina yongeye kwidoga, yivuga ubutwari, ahabwa umwanya aravuga, ariko anakoresha interuro igaragazamo ipfobya. Rubyiruko banyarwanda, dukwiye kumenya ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga, tugasesengurana ubwenge, tukamenya uko dukwiye kwitwara mu bihe turacyari muri ino minsi ijana yo kwibuka. Biratangaje kubona tugisoza icyumweru cyo kwibuka aribwo umuntu witwa ko yahawe ibihembo, witwa ko yabaye intwari, afata ijambo akavuga ibintu nka biriya bigaragaza ipfobya kuri jenoside yakorewe abatutsi. Kugira ngo mu ntambwe 8 zo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside habamo iya nyuma, ariyo yitwa ihakana n'ipfobya, ari nayo aba bantu barimo, kuko igenda ihindura isura. Uyu munsi hari kwitabazwa ibitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga, kubera yuko turi mu iterambere ryihuse, aho umuntu ashobora kuvuga ikintu gitoya gusa kigakwira isi yose. Rero ntabwo wenda byatunguranye kuba ari Nshimiyimana bagiranye ikiganiro, kandi ari we n'ubundi wajyaga aho urubuga abahakana bakanapfobya jenoside muri 1998 akora kuri radio BBC Gahuzamiryango. Mu biganiro yakoraga biragaragara rero ko n'ubu ngubu agikomeje, kandi ikigaragara nuko hari umugambi n'abandi bantu baba babiri inyuma. Rero ngira ngo mwarabyumvishije uko Paul Rusesabagina yavuze, avuga yuko we ibyo yakoze atabikoreraga abatutsi. Bivuze ngo n'ibihembo yahawe burya yarabishimuse. Ngira ngo Odette Nyiramirimo yekoresheje iryo jambo avuga ko yibye ubutwari, arira kuri jenoside yakorewe abatutsi, aranacuruza. Rero nkuko twabivuze ko mu kiganiro cyacu inshoza y'umuco tuzajya dukeburana, tukungurana ubumenyi ku bitagenda neza mu muco wacu w'u Rwanda, nibyo dukwiye kubireba tukabyitaho. Umuntu agasesengura ibyo yumvishe, haba mu itangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, kuko hari igihe umuntu yumva ikiganiro cyanyuze kuri radio Ijwi ry'Amerika akumva ko kubera ko ari igitangazamakuru gikomeye ku rwego ruri mpuzamahanga, akumva ko ibivugiwemo byose ari ukuri kandi bikwiye kwemerwa nk'ihame.
ari nayo mpamvu nifuje ko dusesengura twanareba uburyo yahawe urubuga no kongera kuvuga amagambo agaragaramo ipfobya n'ihakana kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ngira ngo nk'uko mwumvishe nyine iryo jwi rye nk'uko yavuganye na Venuste Nshimiyimana kuri radio Ijwi rya Amerika. Ni twebwe rero dufite inshingano zo guhashya no gukumira jenoside yakorewe abatutsi, haba ku mbuga nkoranyambaga n'abantu bose bashaka guhakana no gupfobya. Izi mbaraga bafite ku ikoranabuhanga natwe turazifite, ntabwo dukwiye guceceka, ahubwo dukwiye guhaguruka twese nk'abanyarwanda tugasenyera umugozi umwe, tugahashya abantu bose bashaka gupfobya no guhakana amateka yacu bayagoreka. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miti rw'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Ikiganiro Inshoza y'umuco nakagaruka, jewe ndi Sam Muvunyi. Dukundane, tubane mu mahoro, duturane tudatongana, dusigasira amahoro dufite, twubaka igihugu, twubaka u Rwanda twifuza, u Rwanda rushingiye ku bunyarwanda, isano isumbiye amaraso. Jewe ndi Sam Muvunyi, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashimiye mwebwe mwafashe umwanya mukadukurikira, mwakoze, naho ubutaha mugira amahoro.